Amazina yanjye nitwa Karangwa Tesi Megan, mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse n'uwo nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye, itandukanye n'uko nakuze niyizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye, aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. ariko ubundi kuki utajya wumva no kubera iki? Your friends, okay? You need to do that for me, okay? Okay, Jenji, quite clear to you. Sibjan, what my brother do, it doesn't concern me. Sibjan. Amezi abiri yose nahembwa, nzasubira mu cyaro nta kintu mfite. Noneho urashaka gusubira kugenda none? Nye Dave ni inshuti yanjye sibyo, ariko nanone urumva tugomba kujyana kano gahe kacu, urumva? Aha, nta gahembonye wanyiriza ahangaha nta na mirinda mbabarira pe. Sohokera mu rugo nta bintu byinshi navugana nawe wowe ubundi. We umva tubwire wagicura. Uzi ko numva imitsi hano ibanye yikanange. Kukuze wagiye ureka kwigira nk'umuntu w'umwana. Ureke imiti ngo ugiye kunywa inzoga saraho zigiye ejo ntuzazemo. Oya iyo nk'usomye hari ko rwose ibibazo numva mu magufa no mu mitsi bihita bivamo pe. Uriya n'urukundo rwawe. Oh, yari n'urukundo rwawe naga rukundo rwa kariya gakuru. Cyose niba nanabyihorera mbyihorerwa bura nta wayikunda guseba. Uzuye na mutse utereza umukobwa akakwanga. Ikigo cyose kirabimenya. None nibaza ikigo cyose kibimenye ndi nado. Ubundi se urashaka ngo ngo ujye kwiga hata. Uriga se ngo uzabe. Akoma mu bundi munzi z'ikigo. Hari ikintu nakora kugira ngo basi se nzakora iki kugira ngo mwishime. Akakanye mbonye narimo kwitwara neza. Umuryango wacu gerageza wesha. Nose niba utangiye kugishira amafoto y'abahungu muri telefone yawe ngo bizagira ngo. Kandi yawe tureba. Nurambarira amacupa nko ku munsi cyangwa mu kwezi. Ese ubu ngubu iryo cupa ribababaza ndiretse nkajya hariya nkakamba nkabimbwa mukajya munsanga inyota yanyiciye hariya mu ntanzi z'urugo. Nibyo mwe byabashimisha mubase twajya tugutekera igikoma. Hehe igikoma. Munege igikoma se mba nabyaye. Umva. Umaze kuzamura umutwe munini nyamara sharika nkubwire.